uyu mugeni umubona imbere yawe yanze gusoma uwo bari bagiye kubana maze imvururu ziravuka. Nyuma yo gukora umuhango kuko ndetse no gusaba umugeni, paseri wari ugiye kubasezeranya yasibye umugeni ko yasomana n'uwo bari bagiye kubana, ariko umugeni atajijinganyije yasubije ko atari muri mudo gusomana nawe. Ibi ngibi byabaye ubwo biteguraga kurushinga, arasabye uwo bari bagiye kubana nk'umugore w'iteka ryose ko yamusoma nk'ikimenyetso cyo kureka abantu no gushyushya ibirori, ariko umugore agatsimba avuga yuko rwose atabishaka. Abari aho bahise bacika ururondogoro bibaza uburyo umugeni yanze gusoma umugabo we kandi bagiye kujya bahurira mu ibanga. Paseri abonye iki gisebo umukwe yaragize nibwo ngiye guhitura umugeni ngo arebe ko yakikubita agashyi maze akamusoma, ariko umugeni rwose birangira byanze burundu. Paseri yakomeje kumwinginga kenshi ariko rwose ibi by'ubusa byamwanze mu nda. Umugabo we yikurira mu ngata arabimusaba nk'uko abari aho babivuga, ariko umugeni yasubiza umugabo we ati I am not in the mood, bisobanuye rwose ngo ntabwo niteguye, ntabwo ndi muri mood. Paseri ageze inama umwanya ngo ahindure icyemezo ariko ntiyabyemeye. Ababyeyi b'uyu mugeni bahise bahaguruka mu mazi impamvu, ariko asubiza amagambo make agira ati ntabwo rwose mishaka nonaha. Ako kanya bari mu bukwe babonye ibibaye batangira gufata amashusho bakura ku mbuga nkoranyambaga. Haciye akanya nibwo umukobwa yabonye bikabije cyane aramusoma, ariko umugabo namusoma yavuye muri mudu. Gusa ko ariko bari mu birori byabo yanga kwica ubukwe aremerera musoma, ubukwe burakomeza. Ibi ngibi byababaje umugabo we kuri akatari yiteze ko umugore yamusibiriza ku karubanda mwene kano kageni. Uyu mugeni we yivugiye yuko yumva atabishaka, nubwo abatumirwa babifasha nk'agasuzuguro ndetse n'ubwishongozi bukomeye cyane. Bamwe ariko banavuze yuko ubukwe ari isezerano ry'umutima, nta gikorwa umuntu aba akwiye gukora kubera igitutu cy'abandi, kandi kumva ko buri wese igihe yumva ko umutima we utiteguye, ibi ngibi bishobora gutuma atekereza ku cyo agiye gukora mbere yo kugikora. Ibi ngibi byaje kurangira ubukwe bukomeje ariko arabatanya ingingimira, bavuga yuko nubwo ubukwe burangira ariko batazabana karamata, kubera ko ibimenyetso bya mbere byabigaragaje byababereye ihurizo rikomeye cyane. Ngari ngo ukoreye inkuru yabera mu gihugu cya Cameroon, nkora subscribe n'imbaraga bigize kuri isheni, cyari kubina ngini OB Time News. OB Time News.